Ibi wari ubizi se? Did you know that? Wari uzi ko umugabo witwa William Shakespeare muri iki cyongereza tuvuga harimo amagambo 1700 yahimbye ku giti cye akemerwa akaba akoreshwa hose mu rurimi rw'icyongereza? William Shakespeare ni umugabo w'umwongereza wabayeho kuva mu 1564 kugera mu 1616. Uyu ni umwe mu banditsi bakomeye babayeho mu mateka y'igihugu cy'Ubwongereza. Yanditse ibitabo bitandukanye by'inkuru ziryoshye nka Romeo and Juliet, igitabo cyakunzwe ku isi hose kubera inkuru y'urukundo ya Romeo na Juliet, ndetse kigakinwamo amafilimi atandukanye hirya no hino ku isi. Uyu mugabo Shakespeare avuka yasanze ururimi rw'icyongereza ruhari rukoreshwa nk'ibisanzwe mu gihugu cye, ariko mu mwuga we w'ubwanditsi n'ubusizi yagiye ahimba amagambo akayaha ibisobanuro ndetse akayakoresha mu nyandiko ze. Biza kurangira ayo magambo yemewe mu rurimi rw'icyongereza tuvuga ubu. Amagambo yose yahimbye kugera ubu ni 1700. Reka nkubwire amwe muri ayo, ndabizi urasanga menshi nawe yakoresha mu buzima bwa buri munsi niba uvuga icyongereza. Ijambo laughable rivuga ikintu gisekeje cyangwa ikintu wareba cyangwa wakumva nawe ugaseka. Iri jambo ryahimbwe na Shakespeare. Ijambo bump risobanura nk'ijwi ryo gukomanga cyangwa kwitura hasi kw'ikintu ryahimbwe na Shakespeare. Ijambo champion rivuga uhiga abandi cyangwa se ikintu gihiga ibindi ryahimbwe na William Shakespeare. Ijambo bedroom iri rivuga icyumba baryamamo, naryo ryahimbwe na Shakespeare. Ijambo excitement iri risobanura igikorwa cyo gutungurwa n'ibintu bikagutangaza, naryo ryahimbwe na Shakespeare. Kuva kuri aya magambo make nkubwiye watondeka ukagera ku magambo 1700 yose yahimbwe n'uyu mugabo witwa William Shakespeare mu rurimi rw'icyongereza. Ibi wari ubizi se? Did you know that?